Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane nawe ntandi muri rero ni kuri Mubwire TV nta kindi tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari umugisha tubwira abantu ko ari ingenzi tubwira abantu ibyiza twamenye ko urukundo bataruvuga ahubwo urukundo bararutanga mufatanye natwe rero tubwira abantu ko tubakunda abantu babwire ko bashimira bakiriho pana kuzurira umuntu yavuye mu buzima ngo umubwire ngo uramukunda twebwe nka Mubwire TV twaravuze ngo tubwire abantu ibyiza byabo tubibabwire bagihari tubibabwire ko tubakunda tubibabwire ko ari umugisha nibyo rero twe tubwira abantu mbere yuko dutangira ibiganiro byacu tukamaze babwire ahantu mwakora ibintu byiza ukeneye kudodesha ukeneye imyenda myiza umuntu wakudodera ni Grace ni umutayeri mwiza w'inyangamugayo wizewe nimero ye rero ni 0788559575 Grace araguha imyenda myiza kandi ayiguhere ku gihe kandi umwenda yakudodeye uraza ugufitinze hanyuma rero mukeneye kwambara nanone imyenda ya caguwa imyenda myiza nta wundi muntu wabaha imyenda usibye Nuno akorera muri Chic winjire ku muryango wa Access Bank umuryango ukurikiraho ni muri Service Store nimero ni 0788708835 Nuno wamuhamagara cyangwa ukamwandikira akagufasha akaguha imyenda myiza hanyuma rero ukeneye kurya neza inyama nziza ibintu bikiri fresh ni Tente kuri 0788449484 Tente akorera Kicukiro umanutse ku muhanda wo kwa Gitwaza ugakata nkujya kwa Karirosi niho Tente akorera Tente mu muhamagare bakora na delivery kandi rwose batanga ibintu byiza inyama nziza ibintu bikiri fresh apana ibintu murya mukarwara kuvuduka murye neza mubeho neza mwambare neza mugira ubuzima bwiza mbibutsa ko indabo abantu ushaka indabo ufite abantu bagize anniversary ufite abantu ushaka guhururabo abantu bakunda indabo nta wundi muntu waguha indabo ni Mbappe akora ku gisimenti nyandikira hariho nimero yanjye ngo nimero ya Mbappe hanyuma abaha indabo nziza indabo zose mubona dukora kuri tuba dufite kuri Mubwire TV ziriya ndabo mubona zo mu surprise ni Mbappe uzikora ejo ndi natanga yankoreye n'ururabo rwandi badekoramo amafaranga rero icyo ushaka cyose bitewe n'abantu twari tugiye gusiripure nibyo bakunda bashakaga indabo zidekowemo amafaranga kandi yabikoze neza namwe rero ni mu mugane Mbappe abakorera indabo nziza munyandikire mbabwire nimero ye hanyuma abafashe mutange impano nziza mutange indabo nziza abantu barushaho kwishima nibisanzwe rero murabizi ko iyo mutadutumye cyangwa tutagize surprise tutagize umuntu dutungura tufata gutya tukagira ibyo tuganira uyu munsi rero ikintu twaganira numva twaganira ni ikintu bita telefone wakwibaza ati se telefone asha kwivugaho iki telefone avuga iki telefone imeze ngiye nayigereranya nk'ururimi abaririmbyi niba kuda kuvuga ngo ururimi n'akantu gato cyane ngo ariko gashobora nyine kwica abantu cyangwa gakora kwa abantu telefone rero nayo nje kubabwira ibyiza byayo nje no kubabwira ibi byayo nje no kubabwira ukuntu abantu bamwe bayifata ariko muri make telefone ni nziza bitewe n'icyo wayikoresheje ndetse bitewe na target nimba ari kuri Mubwire ngomba kubabwira ibyiza ndetse nkababwira nibi mugomba kwirinda kugira ngo ubuzima bwanyu burusheho kugenda neza telefone rero ni nziza telefone irafasha iduhuza n'abantu telefone itanga amakuru iduhuza n'abantu bari kure inshuti zacu tutari kumwe cyangwa umuryango ugasanga ubayeho utekanye uzi neza ko abantu bawe bameze neza bitewe n'umuyoboro w'itumanaho bitewe nuko mwavuganye bitewe nuko mwandikiranye uba abantu dusige tunabonana baba ni mu mahanga baza mu Rwanda ugasanga abantu ni mwari mukumburanye cyane bitewe n'iki kubera ko muvugana kuri za video call ugasanga abantu basanzwe mumeze nkaho mwari muri kumwe nyine urukumbuzi telefone imere nkaho irugabanye telefone rero irafasha telefone ishobora kugutabara uri mu kaga ukeneye amafaranga umuntu akakohereza amafaranga akagufasha ikibazo kigakemuka telefone ishobora nyine kukwigisha ushobora kuba uri gushaka kwiga ibintu runaka telefone ikakwigisha ukabimenya ushobora kuba utazi guteka telefone ikakwigisha guteka ushobora kuba utazi indimi telefone ikakwigisha indimi ikintu icyo ari cyo cyose telefone yakigufasha rero umumaro wa telefone ni mwinshi cyane cyane nyamukuru telefone nuko iduhuza n'abantu ikaduha kumenya amakuru y'abantu dukeneye niyo ari amakuru atari meza wenda ibyago ko turi mu isi nabyo bibaho telefone iri mu bintu bikuzanira inkuru vuba vuba ukahita umenya ngo ibi bintu bimeze gutya wenda habaye umuntu yavuye mu mubiri cyangwa se ibyago bimeze gutya ndetse n'amakuru atandukanye intambara ayibyiza
mbese telefone ni iy'umumaro ndetse telefone ni ingenzi. Ariko rero telefone idakoreshejwe neza, telefone idakoreshejwe neza iba iroha abantu. Telefone ishobora gutuma abantu bishora mu ngeso mbi. Telefone ishobora kurangaza abantu bakaba bakora impanuka. Ushobora kwibaza ati se telefone ishobora gutuma umuntu akora impanuka gute? Ushobora kuba utetse ukarangarira kuri telefone, ugashyiramo ekuteri ukumva, cyangwa se ibiryo bikaza gushirira ndetse mukazaho mugira impanuka nditewe na gaze bitewe n'uburangare. Telefone ishobora guteza impanuka mu gihe hari abantu njya mbabwira abantu bajya gufata abana ku mashuri ugasanga birangariye muri telefone bameze gutya, barakurura abana nk'ihene cyangwa nta namwitayeho, ugasanga umwana wenda aguye mu muriro cyangwa aguye mu mazi mu mpanuka y'imodoka. Icyo gihe rero telefone bikoreshejwe nabi, cyangwa se bantu bafata telefone bakazireberaho amashusho y'urukozasoni. Ibyo bintu biri mu bintu bibi abantu bashobora kukurebera kuri telefone. Ikindi, telefone ishobora no kuba umuyoboro wo gutuma abantu bangana. Urugero nk'amakopre, ugasanga umuntu ntagira umwanya wo kwita ku muryango we, ntagira umwanya wo kwita ku mugore we, umugore ntagira umwanya wo kwita ku mugabo we, amasaha menshi ni kuri telefone. Ikindi, telefone ntayishyira hasi, telefone arayiyegereje wajyana igisasu kitaza guturikana abantu, ariko kiba ari n'igisasu. Nimba umuntu adashobora gushyira hasi telefone n'umunota umwe, ahantu hose agiye ni telefone, nuko ibirimo amakuru atari meza. Icyo gihe rero telefone ziba zikoreshejwe nabi, ugasanga abantu ari abantu bubatse bari muri ayo mashusho y'urukozasoni, cyangwa se baravuganaho ibintu bidasobanutse. Icyo gihe telefone ibikoreshejwe nabi. Ariko nyamukuru ntabwo ari cyo nari ngambiriye kugira ngo ibyo nibyo nababwiraga by'umumaro wa telefone n'ibitari umumaro n'ibitari byiza biva kuri telefone. Hari ibindi bintu rero abantu benshi usanga umuntu uhamagaye umuntu uramutelefone, wenda ntago wari uri mu rugo. Narababwiye ikintu cya mbere nkunda kubwira abantu kuri Mubwire TV, mbere yo kurakarira umuntu, mbere yo guhubuka ngo ufate umwanzuro mvuge ngo uyu muntu kubera iki bitagenze gutya na gutya, banza umenye ngo ese uyu muntu ari mu hiye situation. Kubera ko ushobora guhamagara umuntu ntabashe kukwitaba. Ibyo ni bya bintu byo kuri telefone. Urampamagaye sinkwitabye, wanditse ama message uti wowe ntago ushobotse se kubera iki utanyitaba, kubera iki? Kandi wenda muri uwo mwanya wenda ndi kwa muganga, cyangwa se nagiye gushyingura, cyangwa se ndi kumwe n'umuntu uri muri koma, ahantu ndi sinemerewe kwitaba telefone. Nibyo cyane rero njya mbabwira ngo ntabwo ari byiza ko buri gihe wihutira kuvuga ibintu bitari byiza. Ushobora guhamagara umuntu, njya mbibona abantu benshi usanga umuntu yaguhamagaye, amaze kuguhamagara ntumwitabye, urongeye urahamagaye usanze ari kwivugiraho, wenda wampamagaye inshuro 3 uwo muntu ari kwivugiraho. Ibyo bintu bikaba urubanza, ibyo bintu bikaba intambara. Kandi reka nkubwire, ushobora kumpamagara wenda nsinziriye, telefone yari muri silence, umpamagaye 1 2 3 nari nsinziriye, mu gihe agatotsi kandekuye ngiye kureba nkubitanye na nimero iri kumpamagara, ndayitabye, sindareba nimba hari abantu bambuze, ngewe nkangutse mpita mfata telefone nitaba nkavugana n'uwo muntu. Narangiza mu gihe wenda nyiva kuri telefone ndi kwireba gutya, ndeba izo message call, ukongera ukamamagara. Wowe ikintu uhita ukora uza n'umujinya, kubera icyo utanyitaba, dore kandi uri kwivugiraho, kubera iki? Ikintu mbabwira mbere y'ibintu byose, mbere yo guhubuka yo kuvuga nabi, banza ubaze umuntu wabaye amahoro. Ese byakugendekeye bite? Ese kutari kwitaba na amahoro? Ngiye ngo amagaye inshuro zirenga 3 utitaba, ubwo waburanje afese umuntu yabaye amahoro ahubwo. Rega ibintu byajyana umuntu ni byinshi. Ashaka gukora accident, ashaka kurwara, ashaka kuba arwaye umutwe ukomeye ntabashe kwitaba, ashaka kuba telefone ntayafite, wenda abana yimwibye cyangwa yanayibuze. Ngiye njya mbura telefone, hari igihe nyibura rwose kandi iri muri silence, naryamye nabyuka nkaberwa hana agatelefone gato ngasize. Ikindi ugasanga uri guhamagara umuntu afite telefone ebyiri, afite agatelefone gato, afite na telefone nini. Wenda telefone nini irimo WhatsApp, irimo YouTube, irimo ibintu byose, ni nini, wenda irimo indi sim card, irimo undi muyoboro. Hanyuma ari gupostinga cyangwa ari no kwandika kuri group, wowe uri kumuhamagara ku yindi nimero. Wowe rero uri kumuhamagara waharakaye, washishikaye, ese umuntu ko atanyitaba, ese uyu muntu wahugiye mu biki, n'ubugome barirata bariyemera amaze kugafata. Mu byukuri wa mugani wabandi tubundi wariye, ubundi urabizi neza ko afite iyo telefone. Njyari gihe mba kwatira umuntu ukavuga ngo wanze kunyitaba kandi uri gupostinga. Nanze kukwitaba hese, telefone mfite niyo wahamagaye.
mbese ndashaka kubigisha mbere yo kuvuga nabi, mbere yo kurakarira umuntu, mbere yo kuvuga ngo uyu muntu yanze kunyitaba, urabizi neza ko iyo telefone yayibonye. Ntiwiriwe mu rugo, wiriwe mu kazi, cyangwa nturi no mu rugo, nturi no hafi wenda uri mu ntara, umugore ari mu rugo, umugore araryamye, wenda wagiye no mu ntara, umugore ari kumwe n'abana cyangwa ari no mu rugo, uramuhamagaye 1 2 3, umugore ntawe ari kumwe na telefone, wenda yari mu gikoni cyangwa yaranaryamye cyangwa ntanameze neza. Igihe yitabye telefone ntumubaje ngo amakuru, ntumubaje ngo mumeze mute, ntunamubaje se niki cyatumye utitaba telefone. Umuntu umaze icyumweru mutari kumwe, umuntu umaze umunsi umwe mutari kumwe, agutangiye kumusomera ibintu by'amatelefone, niki gituma utitaba, niki gituma utumva telefone, kandi ntago mwari mufitanye gahunda yo kuri bumuhamagare, nta nubwo yari ayifite. Mbere y'ibintu byose banza umenye ngo ese koko yayibonye aranyihorera, ese nimba yanayibonye akanyihorera, niki cyatumye anyihorera. Ariko apana kwita uca urubanza ngo dore ngo wanyore. Umuntu ntimwirirwanye, ntuzi ikibazo afite, uraje wenda ntiyari afite telefone, ntiyabonye abamuhamagaye, atangiranye n'uwo muntu umuhamagaye niwe yitabye, niwe abonye, wowe uti kubera iki wanze kunyitaba, kubera iki wanze gufata telefone, kandi mu by'ukuri ntiyabibonye. Rero mujye mwirinda. Nabaye ikiganiro cyo guhubuka, abantu benshi bakunda guhubuka, ariko nimba uhamagaye umuntu ntiyitabe, wihita utangira kuvuga ngo yanze kukwitaba ngo abandi arabitabye. Nimba unamuhamagaye kandi ugasanga ari kuyivugiraho, wikumva yuko yanze kukwitaba akitaba abandi, wenda je iyo telefone ariyo iri gusona, niyo ahereye, wowe ibyawe ntiyari yabibonye, wowe uri muntu cyo guca urubanza. Ibintu bya telefone ugasanga umuntu yararakaye ngo umuntu ngo namwandikiye message ngo yanze kwitaba, yanze kunsubiza. Iyo message urabizi neza ko yamugezeho. Ese ubundi nimba ibyo wamwandikiye, tuvuga urugero, ngiye nibyo nkunda kubabwira, ngiye hari message nashobora gusubiza, umuntu nta kwandika, nimusanzwe muvugana, nta kubaza amakuru, nta kubaza ngo umeze ute, wenda postinze ikintu ayisaza atera comment, nta kwaje ngo umeze ute, nta kubeje uzi, cyangwa se babandi baza akahita kwandikira, wenda hari umuntu ukubwiye carte yawe arayibonye nawe akahitaza, ntazi situation urimo, ntazi ngo wariye, ntazi ngo urarwaye, ntazi ngo uri muzima, ngo ngiye rero ngo reka nkubwire defo zawe, ngo cyangwa reka nkubwire ibintu bitagenda neza. Amakuru atagenda neza kuva turi abana tubwirwa bitagenda neza, byatumariye iki? Ni byiza kubyumva, ariko se bitewe n'umwanya ubivuze mu kiye gihe. Rero ikintu nababwira kuri telefone, wivuga ngo uyu muntu wamwandikiye message, ngo uvuga ngo wararakaye ngo wamwandikiye message ntiyayisubize, urabizi neza ko iyo message yayibonye. Ese wamuhaye iyo message acamo umunsi umwe 2, uramuhamagara ngo ati se message nabwo yakugezeho? Ese ikindi nimba yaramugeze akakwihorera, watekereje impamvu niyo message yavugaga iki? Iyo message yari gatiki yatumye adasubiza mbere yo kwishyiramo umuntu ngo yarakwihoreye. Ese uwo muntu muhamagaye inshuro zingahe mu mwanya ungana iki ku buryo wemeza ko yirata atakwitabye? Ibyo bintu abantu barabikunda. Umuntu muhamagaye rimwe ugakabira usanze ari kwivuganiraho n'undi muntu, urarakaye ngo yagusuzuguye. Aragusuzugurira iki kuri kiremwa cy'Imana? Ahubwo ibyo biri mu mutima wawe bituma wicira urubanza, bituma wumva ko udashobotse, bituma wumva ko bakwanze, banga kukwitaba. Bihindure wowe kuko niwe ufite ikibazo. Ariko wicira urubanza umuntu mutari kumwe, wicira urubanza umuntu wandikiye message utazi ko yayibonye, wicira urubanza umuntu. Hari n'abantu bafite ama message menshi yaba yibi groupe, akaza areba abantu bahora bavugana, kuko abantu muvugana bahora imbere. Nimba atarabisubije wamenye ko byamugezeho. Ese nimba atarabisubije byaje bivuga iki? Telefone nababwiye ngo imeze nk'ururimi, yakwicisha cyangwa ikagukiza. Ariko uhita uca umwanzuro ngo uca iteka ngo kuko umuntu muhamagaye, cyangwa se uraje umubwira nabi. Abagabo muvuye mu kazi musanze umugore nibwo akibyuka afashe telefone, undi muntu ngo wumve ngo yirirwa kuri telefone. Ese urumva we yakwirirwa kuri telefone, we ntari kwica? Mugore nawe wibavuga ko wahamagaye umugabo wawe, wenda ari mu muhanda yabashije kwitaba, wongeye kumuhamagara ati ko usanze ari kwivugira ati urirwa witaba indaya zawe. Ntago abavuganye bose bavugana n'indaya, ntago yanze kukwitaba ko yarafite umwanya, wenda yarari mu muhanda yanga gukora iki? Impanuka. Ibintu rero bya telefone mu byitondere, ibintu bya telefone, telefone ntikabe
urusika ruba hagati y'abantu. Telefone ntikabe ikintu gituma cyayanganisha abantu, ahubwo ibe iyo guhuza abantu, ibe iyigisha abantu, ibe ihugura abantu. Murebe ibiganiro bizima byubaka, mwige aripana kugenda ngo ukoresha gakundi, ukoresha agatsiko ko kubwira abantu ngo uyu muntu uyu n'uyu, unamuvuga kuko wenda atakwitabye, unamuvuga ku bwa message. Kandi n'igihe urakara ukabwira abantu ngo message ngo zabagezeho, kandi message ari ahantu zitagiye. Iyo atari kuri WhatsApp ari na message berekana zitagiye, ugasanga message zawe naho zitekeye, ariko wishyizemo abantu ngo banze kukwitaba, banze kukuvugisha. Igituma banga kuvugisha ni igiki? Wowe urisuzuma ukabona nta rubanza ufite wa mugani, urisuzuma ukabona nta mugayo ufite. Ese nimba ubona ko abantu ba mugani birata cyangwa bishyizeho bigize ukundi kuntu, wowe wezi zihe mboto? Ye nkunda gupostinga bati mwe batagatifu ni mudusabire mudufashe mutuyobore mu murongo mwiza. Ariko nimba kandi ikindi kintu defa abantu bafite, nimba umuntu ufitanye ikibazo, nimba ugifitanye na Sylvie, wikumva ko ugiye kumushyiraho ngo Sylvie yumvikana na Blaise, ngo ugende ngo nabwire Blaise ngo nidushwane ngo uko wowe tutumvikana, ngo uko ngo wowe twumvikana. Wowe nimba arabonye ntashobotse, Blaise yabonye nshobotse, kuko turakorana, turavugana, turashobokanye. Nimba umuntu ufitanye ikibazo kigirane nawe, apana kugenda uhuza abantu, ukoranya abantu ku matelefone, ukoranya abantu ikiganiro, ubateranya ku muntu. Ibyo mubiba nibyo muzasarura. Nimba ubibi byiza nibyo uzasarura. Nimba uvuga abandi, igihe kizagera nawe bakuvuge. Nimba usebya abandi, nawe igihe kizagera bagusebye. Rero ikintu cya telefone wica iteka, wica urubanza, banza utegereze. Ahubwo nimba umuntu wamuhamagaye ukabona ntiyitabye, ukabona ni inshuro 3, tangira ahubwo wibaze se yabaye amahoro. Tangira utekereze se nimba mubuze ndamubonera kurinde. Ese uyu muntu iki cyatumye mwandikira message 3 nizimugero? Ese ubara amahoro? Hapana kuita wishyiramo. Uziko ari n'abantu nkanjye ukunda gupostinga kuri stati, ushaka kumara icyumweru cyangwa iminsi 3 udapostinze, abantu umutima ukabavamo gusa akabanga ngo se wowe bagahamagara ngo se wowe ngo ubona statize, ngo se ubona statize, ngo cyara tubrotse, ngo cyara ambrotse. Ni iki gituma wumva ko bakwiye kukubloka? Ni iki gituma uri gucaracara ubaza ahantu ngo murabona stati? Uwo mutima, ibyo biba biri mu mutima wawe byumva byatuma bakubloka. Bikuremo ube muzima, bikuremo umutima wawe wongere ube muzima. Nimba umuntu waramubuze mubaza se na amahoro, baza nabo bagerageza kuba bari kumwe, wenda kuvuga ati na amahoro. Hari n'igihe wowe nta makuru bufite, wenda kuvuga ati aya masaha nyuma ya saa 6 abaryamye, kandi yaryamye telefone biri muri silence. Ariko ntangazwa n'umuntu aguhamagaye rimwe ahise kwandikira uruntu message, ese kwanze kutwitaba, ese biki n'ibiki, nago turi abantu babi. Nago ari itegeko k'umuntu ukumuhamagaye tumubona. Wenda wari mu masengesho, wenda ari kwa muganga, wenda agiye gusura umuntu kuri prise, ahantu hamwe namwe batemera n'amatelefone. Wihita iteka wumve ko umuntu yabasuzuguye, wumve ko umuntu yirata. Ibyo bintu tubigenzure kandi tubigendemo, tumenye ngo ntago buri gihe ari ukubigenda. Rero nashakaga uyu munsi kubabwira ko telefone muyikoresheje neza yaba umugisha, ariko uyikoresheje neza nabi nabwo yakubera umuvumo. Telefone ni ibikiraro kiguhuza n'abantu. Telefone nibe aho uhurira n'abantu muvuga ibyiza, ni kumenyesha amakuru meza ku bantu. Aho bazana amakuru mabi, abakuzana amakuru yo gusebanya, abazana amakuru yo guteranya, ayo makuru yihorere, kuko ayo baguha abayaguha ejo bazajyana nawe yawe kandi atari meza. Usanga ibyo biba nyine nibyo usarura. Uyu munsi rero numvaga nshaka kubabwira ngo wica iteka, ukumva ko umuntu wahamagaye ntiyitabe yagusuzuguye, wikumva ko umuntu wahamagaye ntumubone ari urwango, banza umenye ngo uyu muntu ari mu situation. Ese uyu muntu ni amahoro? Ese uyu muntu bimeze neza? Kugira ngo bigende gute? Kugira ngo murusheho kubana neza. Ndabakunda, amahoro y'Imana babane namwe, murusheho guhirwa, murusheho kwaguka, kandi mufunguke mu mutwe. Simugaca iteka, nimugaca urubanza, ahubwo banza amakuru ya nyirubwite ni uyafite, naho ntago arundi yago. Mukore share, mukore like, mukore subscribe, mudutume tujye kwitungurira abantu, tubabwire ibyiza. Turabakunda.